Imana ishimwe. Turashima Imana ko duhaye uyu munsi muri ishuri ryo kwizera. Nk'uko mubizi tukaba turibamo mu gusenga, kwiriza ndetse no kumva ijambo ry'Imana, ari kuryumva gusa, kuryiga. Hanyuma no guhimbaza Imana no kuramya Imana, tukarangiriza materaniro yo guhimbaza no kuramya Imana. Iyo umuntu Yesu amuhaye agakiza, nicyo kintu benshi batazi, hari ibyo asabwa. Muri ibyo asabwa hariho kurinda ijambo ryatewe muri we. Ntabwo ari inshingano z'Imana. Wibonera he? Wibonera mu mugani wa mubibyi wasohoye imbuto, zimwe zikagwa mu nzira, inyoni zikazitwara, izindi zikagwa mu mabuye zikabura imizi, izindi zikagwa mu mahwa zikatangira kumera, ariko amahwa akaziniga, noneho zikuma nawe amaherezo. Izanyuma rero nizo yateye, zageze mu butaka bwiza. Amaze kuvuga uwo mugani, noneho biherereye abigishwa baramubaza, ese uwo mugani uvuga iki? Arasobanura, aravuga ati, ziriya mbuto zaguye mu nzira. Urumva ko umubibyi mbere ni umwami, niwe abiba imbuto nziza, ariyo jambo ry'Imana rihesha abantu ubugingo. Hanyuma iriya nyoni Satani aza akiba ijambo ry'Imana yatewe. Reka rero turebe rero kategori cyangwa abo bantu b'ingeri enye. Ngo imbuto zaguye mu nzira, hanyuma inyoni zikazitwara. Ngo n'abantu bumva ijambo ry'Imana, bamara kuryumva, noneho nta n'umwanya uhitamo ngo Satani ahita aza akaritwara. Yesu akongereza ngo kugira ngo nibaryizere bakizwe, niko Yesu avuga. Ngo n'abantu bumva ijambo ry'Imana, nta n'akanya kanyuzemo, Satani akaza akaritwara kugira ngo imitima yabo ntiyizere iryo jambo, hanyuma bagakizwa. Hanyuma bakabiri, imbuto zaguye mu mabuye. Ngo nabumva ijambo ry'Imana, umwami avuga ijambo rikomeye, ngo bakarinezererwa. Barumva ijambo ry'Imana rikabaryohera, bakarinezererwa, kuko bumva ibintu byiza Imana ibagambiriyeho, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bubabatura, ubutumwa bubiringiza yuko urupfu ntabwo ari iherezo, n'ibindi byose ijambo ry'Imana rivuga. Bakabunezererwa ubutumwa, iyo jambo ry'Imana, ariko ngo bakabunezererwa akanya. Hanyuma ngo hazi ibigeragezo, ya jambo bakarita. Ayo okay. Imbuto rero zaguye mu mahwa. Ngo nabumva ijambo ry'Imana bakaryakira, rikaba muri bo, rigatangira gukora umurimo. Kuko ijambo ry'Imana iyo ritewe mu mutima w'umuntu rirakora umurimo, kuko rifite potentiel y'imbaraga zirema. Kuvuga ijambo ry'Imana ryihetsemo imbaraga zirema. Amen. Rigatangira gukora igihe kinini kirenze za zindi zaguye mu mahwa, ko nta mwanya zagize. Nako zaguye mu nzira, nta mwanya zagize. Zaguye mabuye, nawe nta mwanya munini zagize. Ariko izo zaguye mu mahwa zo nigiye kirekire runaka, ijambo rimara mu muntu rigakora, ndetse n'abantu bakabona ko umuntu yahindutse. kagendera mu gakiza ngo ariko
akazaba ibihe kera, aho ubuzima buhinduka ku mpamvu zitandukanye. Noneho Satani akabona icyuho akinjizamo amaganya. Akinjizamo amaganya runaka. Yesu yavuze ngo les soucis du siècle, worries, amaganya. Wenda ugiye yakizwaga yari afite inzu, ibyo yari afite n'akazi. Noneho igihe runaka mu buzima, kuko ubuzima bugizwe n'ihindagurika, amasituwasiyo agenda ahinduka. Noneho igihe kigeze wendaga inzu ye akayitakaza ku mpamvu zitandukanye, cyangwa akazi akakabura, urumva ko ubuzima bwahindutse. Noneho rya jambo ryakoze umurimo muri we igihe kirekire, noneho icyuho kikaza, Satani agahita yinjiza amaganya, yinjiza ubwoba bw'ubuzima, hanyuma agatangira rero kugabanukirwa, ibihe byo gusenga bigatangira gukama. Wabizi ibihe ijambo ry'Imana mu kuritekerezaho bigatangira kubura, mu murimo w'Imana nawe agatangira kubura, kuko dukorera Imana kwiza kwacu kurakura. Ibyo bihe byose kagenda bikendera, bigenda. Nibyo Yesu yahize ngo amahwa akariniga. Ngo nk'umuntu baniga agenda buri umwuka kugeza aho acikana. Hanyuma izanyuma zaguye mu butaka bwiza, ngo ni abantu, ni umuntu yumva ijambo ry'Imana akaryakirana ibyishimo, amen, hanyuma akarigenderamo, amen. Hakaza bya bihe byashikiye wa wundi twavuze yinjiranwe n'amahwa, ngo ariko we akihangana. Ijambo Yesu yakoze ngo hanyuma akihangana. Iryo jambo yarikoresheje kuri uriya wa nyuma, imbuto zaguye mu butaka bwiza, perseverance, akihangana. Iryo jambo agacungana naryo, yanyoni ntiritware. Mwanyuma ngo muko kwihangana akerera Imana imbuto 10, 50, 100, amen. Hanyuma kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe akibitse ya mbuto. None ikibazo cyo kubaza niki? Uyu mugani mwese muzi, sibyo? Ninde ari responsable? Ninde ashinzwe kurinda iyo mbuto? Mba urugero mu buzima busanzwe. Ese umwarimu natanga amasomo ye neza, nta bunebwe nta biki, akabigisha nk'uko nawe azi ko byose bakeneye abibahaye, abazatsindwa azabaryozwa, azababazwa? Oya. Uvuga rero responsabilité rero ifitwe n'uriya wakiriye ijambo, ariyo mbuto, afite inshingano yo kurinda ya jambo rihesha ubugingo. Ikintu cya mbere, naranga arasana akayiba azayibazwa. Uriya wamubwirije rero mu gihe cyose akiriho, na wa muntu akaba akiriho ngo akomeze kumuha ijambo, sibyo? Ni responsabilité afite imbere y'Imana, ntabwo ari imbere uriya muntu. Ni kuvuga iki? Niyo jambo rivuga ngo mubahe ababayobora mu mwami, sibyo? Murabibona? Abayobora mu mwami ngo kuko babera amaso kurinda ubugingo bwanyu nk'abazabubazwa, sibyo? Si ukuvuga ngo abazatakara Imana izababaza abashumba babo mu gihe bakoze ibyo babazo. Uvuga ngo umuntu ntabwo responsabilité ye izajya ku wundi, kuko ngo umuntu wese n'umutwaro we, ahubwo uriya ashinzwe gukangurira abantu, sibyo? Ameze nko muri Ezekiel ngo yahawe impanda, we akwiye guhozaho abwira abantu, nyaboneka iri jambo mwakiriye nimuririnde, sibyo? Amen. Nimuririnde, nimutakaze gusenga, nimuzajye
mufite uburyo mugasiba amateraniro kandi mufite uburyo nta mpamvu yumvikana imbere y'Imana, si ibyo dukora. Ngo twebwe tuba turaba amaso ku bugingo bwanyu, ariko uzatakara ntago tuzamubazwa. Nuba rero ya mbuto rero ntago ndi responsable, ndi responsable imbere y'Imana yo kuritanga, ariko uri responsable ukurinda ni wa wundi. Reba Paulo yarazi ko atazongera kubonana n'abakuru b'itorero rya Efeso, ari Mileto akabatuma ngo bamusangeyo. Amagambo yababwiye bwiki ngo sinigeze mbahisha tout le conseil de Dieu, sinigeze mbahisha ikintu cy'uwo mugambi w'Imana. Ati noneho mube maso ubwanyu, mubere maso n'umukumbi w'Imana, ngo umwami yacunguje amaraso ye, ngo uko nimara kugenda hazaza amasega, abakozi b'ibinyoma bazinya inyigisho zindi, ariko jyewe ndakarabye. Mvuga ngo Paulo kuri wa musi rubanza bari abantu ntabwo bazababazwa, baraburiwe nimba ubwabo bararimbutse kuko batabaye maso kuri bo, ntibaye maso no kumukumbi. Ariko nivuga ko wa mukumbi naho utazaryozwa impamvu wibwe ibyo Paulo yabibyemo. Mukwiye kumenya rero ibyo ubona muri justice, mu butabera, buriya abajije abacyamanza, amen, bashinzwe kwetablisa les responsabilités, degré de responsabilité, cyane cyane iyo habaye ufatanya ya degré de responsabilité. Niyo mpamvu akunda kuba circonstance atténuante. Ku mpamvu zinizi utumukata imyaka 10, ariko ku mpamvu zinizi uyu igifungo cy'imyaka 7. Ni urugero. Ni ukuvuga ngo rero n'imbere y'Imana ntuzigere wishuka ngo wari uri responsable y'ubugingo bwawe. Wowe niwo wa mbere ufite, umuzamu wa mbere w'ubugingo bwawe ni wowe. Imana yabwe icyubahiro. Nuvuga ngo urinda ubuzima bwawe mbere na mbere ni wowe. Kuko ari igihe abantu bajya bibeshya, hanyuma akabwira ati uzambazwa, azakubazwa. Kuko arinda kukubazwa kandi ugihumeka, kandi ushobora kwiproteje kubizi. Bayibizi? Uwa mbere ashinzwe ubugingo bwawe ni wowe. Nimba uri umugabo ntabwo ari umugore wawe, nimba uri umugore ntabwo ari umugabo wawe, nimba ari abana ntabwo ari ababyeyi bawe, ndavuga iyo bakuze, bamaze kuba abantu bakuru, ntabwo umwe wese niwe murinzi w'ubugingo bwe. Abandi Imana ishobora kubakoresha, sibyo, ariko niwo wa mbere uzabazwa ibyabo. Ababigizemo uruhare bazabazwa ukwabo, ariko ibyawe mbere na mbere bizabazwa wowe nyir'ubwite. Rero uriya mugani rero aziriya mbuto muzazimutekerezaho, hanyuma mwisitiwe umenye murihe, kuko Imana mu ijuru ibizi umuntu wese imbuto ye yatewe muri we. Imana iramuzi, izi ni mu bihe byagenze gute kugira ngo ibibwe muri we, hanyuma inyoni yitware, ari we Satani n'abadayimoni be. Byagenze gute ako kanya ijambo rite rigenda, byagenze gute kugira ngo anezererwe mu kuryakira akanya gato, hanyuma bigaragaza bikaza bikamukubita hasi, rya jambo akarikoza hasi nkuko atigeze anaryakira. Byagenze gute uriya wa gatatu yakira ijambo ry'Imana arinezererwa, amara igihe kirekire ari mu gakiza, hanyuma amahwa aramera mu buzima bwe, ariyo maganya no hangayika ibintu by'isi, wibaza byinshi cyane, bigatuma wibwa ibihe bikomeza umukristo byose, Satani akaza akabitwara. Imana irazi circonstance umuntu wese yabayemo. Niyo mpamvu rero ukwiye kuba maso. Amen. Ukwiye kuba maso. Aya magambo ntangiranye afite impamvu. Impamvu si yindi, nuko isi turimo uyu munsi
umuntu atarinda kuyikwigisha ko yirimo. Nisi aho gutekereza kwiherezo ryawe ngo bihe umwanya utekereze nyuma y'ubu buzima, utekereze kugaruka k'umwami, utekereze ku butunzi butagira akagero budashira butegereje abera mu ijuru. Uko biratubwira ngo umwuka wera twamuhawe ngo abe ikimenyetso cy'umunsi wo gucungurwa. Hano gucungurwa kuvuga ngo igihe Imana izadutwara, amen, n'imibiri yacu igacungurwa. Cya kabiri ngo twamuhawe nk'ingwate y'umurage Imana ibikiye abera mu ijuru, tabasha kubora, tabasha kugaruka. Noneho ibihe turimo ni ibihe bya speed, ni ibihe aho umuntu wese arariruka, ni ibihe byo kwiruka. Umuntu agasanga imyaka 10 yamushiranye, ntazi ukuntu yashize. Yakora bilan, agira ubuntu agakora bilan y'ibyo yakoreye Imana, ntabyo. Ayibise niyo si tugezemo uyu munsi. None twayibamo dute tukarinda ijambo ry'Imana? Tukarinda ijambo ry'Imana byagenda gute? Twabishobora dute? Kuye kwiruka kujya gushaka ibitunga urugo rwawe, ukuye kwiruka ukajya gushaka sinzi ibyo ni byinshi bashaka, ariko kandi Imana ikagutena responsable y'ijambo yashize muri wowe. Ese ushobora kubwira Imana ngo impamvu ntarinze ijambo ryawe, ubuzima bwarankomeranye, biba ngombwa yuko nta mwanya wo gusenga nari kubona, nta no kujya guterana, nta no kugukorera, nta no ijambo ry'Imana, nawe urabizi ko ubuzima bwari bukomeye? Ibyo hari umuntu azabivuga? No, kuko abantu bose mu gihe cyabo byari bikomeye. na rimwe ibihe bitari bikomeye. Abantu bose muri epoke yabo mu gihe cyabo ubuzima bwari bukomeye. Amen. Ntago bukomeye ubu gusa, bukomeye par rapport igihe turimo. Ariko mu gihe cyose nta gihe ubu nubona nk'ubagaruye basokuru, nabo bakubwira ko igihe cyabo byari bikomeye. Ikiza bikubwira nuko hari abakene, hariho n'abakire. Sibyo? Abo bakene rero bavuga ko ubuzima bwari bukomeye. Rero buri gihe cyose gifite ibyacu. Hari igihe cyacu n'ibitukomereye byacu, n'abakurambere bacu bafite ibyari bibakomereye. Amen. Ariko abantu bo mu bihe byose, iyo ijambo ry'Imana ryatewe muri bo, bafite inshingano zo kuririnda. Kandi ushobora kuririnda udafite ibihe byo gusenga, ushobora kuririnda udafite ibihe byo kumedita, utegeza ku ijambo ry'Imana, ushobora kuririnda udakorera Imana, ushobora kuririnda. Ibyo ni bitatu, nizo nkingi zo kurinda ijambo ry'Imana. Amen. None ibyo bintu bitatu warwana gute Satani ntabikwibe kandi uba mu gihe cyawe gifite ama challenges, ama defi yacyo yo kwiruka? Iri jambo laxisme, laxness, benshi babyitiranya na grace cyangwa grace, ubuntu. Iyi laxisme isobanurwa ngo gufata ibintu ko kuba warabihawe nta effort ugize,
ntacyo byagutwaye mu buryo bw'imbaraga, noneho ukabifata gutyo ntubishyiremo ubuseriye, ukaba tolérant mu buryo burenze. Laxisme ni contraire ya rigueur. Iyo yavuze ko umuntu afite rigueur, irimo ya discipline. Amen. Kubera ko Imana yaduhaye byose ku buntu byagakiza. Amen. Tukagwa muri laxisme, manque ya rigueur. Ni ubuntu. Wayibizi? Agakiza ni ubuntu bikagarukiraho. Ko icyo umuntu yaruhiye agira imbaraga zo kukirinda. Ariko agakiza ni Yesu wakaruhiye. Twebwe twarakiriye gusa. Noneho tukagwa muri laxisme cyangwa laxness. Ibi rero ni ukudatahura ijambo ubuntu icyo ari cyo. Amen. Ubuntu bufite urundi ruhande rwa responsabilité. Ngo nimukareke ubuntu bwa Kristo gupfa ubusa. Niko biri tubwira. Ngo ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, in vain. Nibijya muyivuga ngo nimukareke ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, baba ukubwiki. Basomera Abakorinto wa 2:6 niho hari iryo jambo. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Amen. Ego ni kuvuga ngo twebwe twarakiriye icyundi yaruhiye. Wayibizi? Nibyo bitwa ubuntu. Tuko byaje gusa nta kiguzi cyatanze. Si wowe wagitanze, ariko wari wagitanze. Amen. None ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ko dukorana n'Imana ntitukareke ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Niryari gupfa ubusa mu buzima bw'umuntu. Ni nkuriya imbuto zaguye mu mahwa. Ikibazo cye cyari iki? Muvuye muti laxisme, laxness. Wayizi? Rimwe ni Igifaransa, iri ni Icyongereza. Ni ijambo rimwe. Laxness. Ndazi ko benshi ni ijambo rishya kuri mwe, kuko ni ijambo technique rikoreshwa mu buryo bwinshi muri justice, mu buryo bwinshi, muri theologie, mu madomene menshi atari Imana gusa. Amen. Laxisme ibyara uburangare. Ibyara uburangare. Kutaba careful. Kutitwararika. Umwami bivuga amagambo menshi, kutaba maso. Kubyo wahawe, kubyo wabikijwe, ukabirangarana ubitewe n'ibindi uhugiyemo. Umukristo agahugira mu by'ubugingo gusa, kandi Imana ntabwo itubuza kujya gukora. Amen. Kujya gukora ibyo tukwiye gukora, kuko ngo udakora ntakarye. Ntabwo Imana itwambura responsabilité zo gukora, ahubwo hamwe no gukora tugiye kuba maso. Nituguye muri laxisme, laxness. Nituguye muri laxisme, niturangare. Ko Satani we aba maso arekereje gihe cyose ngo yibe iby'Imana biba mu bantu, ko yaje kwiba, kwica no kurimbura. Kandi kuva na mbere hose ngo ntigeze ahagarara mu kuri Satani, ko Yesu avuga. Kandi ngo ni wese w'ibinyoma,
nta kuri yigeze ahagararamo. Mwabonye aho twatangiriye? Amen. Ni ukuvuga ngo uri responsable y'ubugingo bwawe ninde? Ni wowe. Number one ni wowe. Ntabwo ari uriya, si n'umwami Yesu. Muzumva ubutumwa bucuramye bazavuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bukora byose, nibwo bukubera maso. Ubuntu bw'Imana bwaduhishaga agakiza mu nzira yo kwizera, ariko turi responsable yo kurinda ibyo Imana yatubikije. Ntabwo ari undi. Murabyumva? Seriousness. Mukwiye kuba serieux. N'imbuto Imana ibiba muri mwe. Kadusome Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 20-21. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukire amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Amen. Ô Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde ce que Dieu a déposé en toi. Rinda icyo Imana yabibye muri wowe. None mugeze mumva ngo Timothée, wirangarire ubuntu burarinda. Niko bavuze ngo Timothée, wowe wirangarire, sibyo? Ntugire ikibazo ngo ibyabibwe muri wowe ngo arundi ubirinda. Ubuntu bwa Kristo buraburinda. Niko bavuze? No. Iyi ni forme bita mu Gifaransa, forme yitwa l'impératif. Amen. Ni ishinga ry'itegeko. Rinda. Oh Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Amen. Chunga yale ambayo Mungu ameweka ndani yako. Chunga wewe. Garde. Ce n'est pas une option. Not an option. It's an order. Order. Paul. Aramubwira iki Paulo? Arabwira Timotheo. Aramubwira ngo rwanya iriya danger ikanurire. Rwanya laxisme. Bayibise. Rwanya laxisme. Laxness. Rwanya uburangare. Nubwo ubuzima bwawe bukomereye gute, rinda icyo wabikijwe. Wayibise. Abantu b'iki babuze iki noneho? Babuze iki? Abo bitwa ko hari ikintu Imana yababikije, ijambo ryayo, babuze iki? Aba bariho barasubira inyuma. Aba bari mu matorero gusa bafite ishusho ariko nta kintu kigena muri bo. Babuze iki? Bararangaye, ya nyoni iratwara. Bararangaye, ya nyoni yitwa Satani n'abadayimoni be. Baraza ya mbuto barayitwara. Wigeze ubona umuntu aho yashize agafuka k'ikizahabu hanyuma ntagahozeho amaso n'umutima kuko azi yuko ari ubutunzi? Amen. Haleluya. Yesu yavuze iki? Aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzaba. Nimba iby'Imana yakubikije muri wowe ariyo jambo ry'Imana, aribwo butunzi bwawe, nta kabuza uriya mutego wa laxisme ntabwo uzawugwamo, kuko uzahoza amaso aho ubutunzi bwawe buri, kuko ariyo jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uvuga ngo uyu munsi rero abantu rero benshi bagenda bibwa
kuko ubutunzi bwabo ntabwo bukiri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryabaye secondaire, ntabwo ari ubutunzi. Satani yarabahumye asuka y'amahwa mu buzima bwabo, none ubutunzi ni ibi tubona n'amaso yacu, nibyo biruka inyuma. Hanyuma ijambo ry'Imana barariburiye umwanya, baribwe, baguye muri laxness. Ingaruka nizo rero, bibwe iby'ubugingo, ibihesha umuntu amahoro, yumara ubwoba bwo gupfa. Amen. Satani yarabibye. Nimuzajye mukangwa ngo gucumura ngo amatora aruzura. Ntabwo ari cyo kibazo. Ashobora kuzura abantu barimbuka, ashobora kuzura abantu bibwe, ashobora kuzura abantu bari bagikuzimu bakishuka ngo barasenga ngo babuze ayo matorero. Bazajye bibuka basome Yesaya igice cya mbere, amateraniro yari bonde yuzuye, ariko Imana iravuga ngo iyo muze amaboko yanyu ngo murasenga mbima mu maso yanyu. Bagaruke muri Yesaya igice cya mbere. Ntabwo amateraniro yigeze abura abantu, oya, ntabwo yigeze abura abantu, ariko abantu batanezeza Imana. Imana yavuga mu mwuka ngo iyo mbitegereje kuva ku musatsi ugera ku birenge ku mano ngo nibisebe gusa binuka. Niko Imana ivuga. Genda muri Yesaya igice cya mbere urabibona. Ntabwo ari ibintu by'amateraniro arimbanije, abantu bashogoje neza, bagize gute, bazanye amamodoka y'ibicika niki. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu ni le diable. Ntabwo ari ibyo bikanga Satani, cyangwa ntabwo ari ibyo Imana irebaho. Ireba ko abantu bagihagaze ku cyo babikishe, kandi ko bakibera maso. Amashimeje ku Mwami. Yari introduction, cyangwa mushobora kwita exhortation, no kuburira abantu kugira ngo bamenye ibihe barimo, ukuntu bakwiye kubihagararamo nk'abantu bitwa ko bamenye Imana. Amen. Imana ntineguriza izuru, icyo umuntu abiba nicyo aza. Nubibagura kurangarana ibyo Imana yakubikije, uzasarura ngorane, urupfu rw'iteka. Nta na kimwe bikwiye kurangaza. Amen. Aho uri hose muri business yawe, jya wibuka wabikijwe ijambo ry'ubugingo. Ntiwemere ko ya nyoni ritwara cyangwa ya mahwa arimeramo. Amen. Biroroshye kwibwa. Biroroshye kwibwa. Abantu bakibwa bakaguma dans un semblant de salut alors qu'il n'y en a plus de salut. Bakaguma bari mu bintu ya tarara n'agakiza n'akagihari. Kuri abo rero bashaka kuba maso, dore ijambo ry'Imana uyu munsi. Kuri abo bashaka kuba maso, kuri abo bagiha ijambo ry'Imana agaciro karyo, bagifata ijambo ry'Imana nk'izahabu idashira. Ijambo ry'Imana nshaka kubaha niri mwumve umutwe waryo. Dieu étonne sans s'étonner. Dieu surprend sans être surpris. God surprises without being surprised. Imana iratangaza, ariko mu Gifaransa twayivuze uburyo bubiri. Imana iratungurana, ntitungurwa. Ariko mwandike gusa ya mbere, abindi turabivuga amagambo. Amen. Ku bantu bagiye agaciro ijambo ry'Imana, bakaba bataguye muri laxness, bakaba bari maso kubw'ijambo ryabigwe muri bo, iri somo ni iryabo. Mwayibise? Ni iryabo. Ariko umuntu ijambo ry'Imana ritakiri muri we, kuko nta gaciro arihaye, yanyurira ziraritwara, urumva n'iri somo ntacyo ryamubwira. Amen. Ujye muri Yeremiya 32 umurongo wa 26-27. Dieu surprend sans être surpris. Dieu étonne sans s'étonner. Amen. God surprises without being surprised. Soma. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira?
amen. On verra ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toutes tes chairs. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Hari icyantangaza. Imana ibaza Yeremiya ngo hari icyantangaza. Amen. Hariya ngo hari icyananira, muvuge muti hari icyantangaza. Hari icyantangaza. Jyewe Uwiteka. Tujye no mu Itangiriro 18:14. Iri jambo ngo hari icyantangaza riri henshi, ariko ze twumva ibyo ari byo ahubwo. Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Sara abyara umuhungu. Amen. Encore une fois, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Imana ibwira Aburahamu, yari yabwiye ko Sara azabyara. Sara byumvise, yari inyuma y'ihema araseka. Hanyuma Imana iravuga ngo hari icyantangaza. Nimba mwebwe muzatangara, deja mumaze kumva ko bidashoboka. Amen. Igihe bizakoreka nimutangara, jye Uwiteka ntago bintangaza. Amen. Kugira ngo mubyumve neza aya magambo. Amen. Aha ni ngo hari cyananira muvuge hari cyantangaza. Kugira ngo mumenye iri jambo, turaza mu mizi yaryo mu gihe burayi uko niho ryavuzwe. Turi mu Isezerano rya kera. Amen. Ijambo yitwa pala. Seje yabanira kuvuga gusa. Pala. Iki ni Giheburayo. Ni ijambo ry'Igiheburayo. Ari yavuze ngo Imana ivuga ngo hari icyantangaza. Ni pala. Pala ni kuvuga iki? Mu Giheburayo ahantu hose Imana ivuga ngo hari icyantangaza, ijambo rikoreshwa ni pala. Haleluya. Pala ni kuvuga être au-delà de ses possibilités, ikintu kirenze ubushobozi bw'umuntu. Être difficile à faire, kigoye ko cyakorwa n'umuntu. Être difficile à comprendre, kigoye kumva gutahura. Être merveilleux, être extraordinaire, byose ni ibisobanuro y'ijambo yitwa pala. Amen. Alléluia. Étonnant, un prodige, accomplissement, merveilleux, magnifique, miracle, au-dessus de tout, de toute compréhension. Birenze ubwenge. Imana rivuga mu Itangiriro 18:14 twasomye kuva 3:20. Oya nago twasoma, niwe ndasoma gusa. Niwe ndabwira ahantu hamwe hari ijambo pala. Muvuge muti pala. Kuva 34:10. Abalewi 22:21. Abalewi 27:2. Kubara 6:2. Kubara 15:3. 15:8. Gutera kwa kabiri 17:8. Gutera kwa kabiri 28:59. Gutera kwa kabiri 30:11. Yosuwa 3:5. Abacamanza 6:13. Abacamanza 13:19. Samueli wa kabiri 1:26. Samueli wa kabiri 13:2. Ingoma za mbere 16:9. Ingoma za mbere 16:12. Ingoma za mbere 16:24. Ingoma za kabiri 9. Ingoma za kabiri 26:15. Murabyumva? Aho hose nija aho Imana ivuga ngo gutangara. Amen. Haleluya. Igitangaza abantu, kiyatangaza Imana ni pala.
imirimo yayo ni para, ni ukuvuga ngo iratangaza abantu ariko ntabwo yatangaza Imana. Amen. Imirimo yayo ni imirimo irenze ubwenge, extraordinaire, qui dépasse la capacité humaine, birenga ubushobozi bw'abantu, être incompréhensible ou caché, ni ibintu birenze udashobora kumenya uburyo byakoretse, ubona gusa byakoretse. Amen, amen. Mwabibise? None Yeremiya, tugaruke kuri Yeremiya. Yeremiya yabwiwe amagambo y'Imana ryari, hehe, bigamije iki? Muzi ko kugira ngo wumve ijambo ry'Imana bwari bwaryo, ugiye kubanza kubaka icyo bita background, historical background. Historical background. Le cadre historique. Faut d'abord poser le cadre historique. Iryo jambo ryavugiwe ryari rigamijwe iki? Imana iribwira Yeremiya. Nibyo dushaka kubabwira kugira ngo mubyumve. Amen, amen. Yeremiya yari yarabwiye Abayuda ibyago bigira bitere mu gihugu cyabo, Yerusalemu ikafatwa n'ingabo za Babuloni kubera ko banze kumvira Imana. Nusoma igice cya 32 cyose uraza kumva iyo ndavuga. Aho niho hari historical background y'iri jambo. Umviriza. Yeremiya wahanuye mu kinjana cya 7 cyenda kurangira, hatangira icya 6 mbere ya Yesu. Yahanuye ko nk'uko ibyago byateye abavandimwe banyu bagize imiryango 10 ya Isirayeli, bakaba barabaye ubwami bw'amajyaruguru mu mukuru Samariya, bakagomera Imana ikabagarura mu maboko ya Ashuri, namwe kubera ko mwagomeye Imana mwebwe ubwami bw'amajyepfo Yuda bwizwe n'imiryango 2, Yuda na Benyamini, umugwa mukuru Yerusalemu, namwe Imana yabagabuye mu maboko ya Nebukadinezari, umwami wa Babuloni, ariyo Iraki ya kino gihe. Azatera iki gihugu, kandi Yerusalemu, umugwa wa Yerusalemu uzatsindwa n'ingoro izatwikwa. Ayibise. Kubera ayo magambo atanejeje umwami wariho icyo gihe yitwa Sedekiya cyangwa Sedesiyasi, yahise ateka ko bafata Yeremiya bakamujugunya mu rwobo rubika amazi, citerne, ariko icyo gihe nta mazi yararimo, harimo ibyondo gusa. Bamujugunyemo kubera ko yahanuye ko Yerusalemu izaterwa n'umwami wa Babuloni akayifata, abaturage baho batapfuye bakajyanwa ari imbohe, nawe Sedesiyasi uzatwarwa kandi muzabona amaso mu yandi na Nebukadinezari aza gutwara iwe nawe uri imbohe. Byaramurakaje rero, ahita atega ko bafata Yeremiya umuhanuzi w'Imana, bamujugunya mu rwobo rwari ibwami, muri compound mu kigo ibwami, kugeza aho azamwumvisha, bakamugaburira agati gato n'utuzi, ari mu isayo y'ibyondo. Wabyo birenge byo amaguru yose yaramanutse mu byondo. In parenthèse, ariko Imana igihe cyose igira inzira zayo zo kugabanya ububabare bw'umuntu wayo. Yakoresheje umunya-Etiyopiya yakoraga ibwami, umunya-Etiyopiya umwirabure wahitaga bene Kushi. Hanyuma agenda kubwira umwami ati ibyo bakoreye Yeremiya n'amahano, teraza gupfa. Ajya gusaba umwami bamuvane hariya, umwami aramwemerera. Agenda afata ibintu by'ibyenda bishaje, baragenda
n'imigozi abijugunya Yeremiya kugira ngo imigozi ntimukomeretse, sibyo? Bamuterura, umva nta mbaraga yari agifite. Ati abishire hano, hanyuma none imigozi ninyura hano ntimukomeretse. Uwo ni Umunyetiyopiya. Bamukuramo, babanze kumukuramo, ariko ndagaruka akirimo, bamukuramo, hanyuma Yeremiya ari degembya aho ibwami, ari ni prison, urumva bamuvanye gusa mu mwobo. Hanyuma ako Umwuka Wera ahita avuga ati genda mubwire uriya Munyetiyopiya kubera umurimo mwiza wakoze. Amen. Umviriza, kubera umurimo mwiza wakoze, igihe Yerusalemu iri butsindwe vuba n'umwami wa Babuloni. Yeremiya ntabwo yahinduye ubuhanuzi. Mu gihe rya jambo ryavuzwe ribusozwe, Yerusalemu ikagotwa igatsindwa, ingabo za Babuloni zikayinjiramo, wowe nzakurinda. Ibikorwa byacu Imana irabireba. Ibibi bizahabwa ingororano yabyo, n'ibyiza bizagororerwa. Imana yahabwa icyubahiro. Wayibise? Yeremiya rero mu gihe rero akiri aho rero, ijambo ry'Imana rimuzaho. Amen. Ngo Hanameli yari umukuzi wa Yeremiya. Amen. Le fils de ton oncle. Ngo yari umuvandimwe we. Amen. Tuvuge nimba Amameli papa we avukana na papa wa Yeremiya n'urugero. Wayibise? Amen. Ati azaza hano aje kukubwira ngo ni wowe ufite uburenganzira bwo gucungura gakondo yanjye, kwigura. Bivuga ngo afite gakondo, ubutaka. Amategeko ya Mose avuga ko umuvandimwe wa hafi niwe akwiye kuzungura, apana gratuitement. Urumva? Nimba abanyiri gakondo batakiriho, ni urayizungura. Ariko niba bakiriho kubera ubukene cyangwa impamvu runaka, nibo bakwiye kukugurishaho. Ubu Hanameli aracyariho. Bivuga ngo Yeremiya akwiye kuyigura. None se ko akiriho se kubera iki yagiye kuyigurisha? Aja kuyigurisha. Niyo nshaka kubabwira. Amen. Iyo sambu yari ahantu hitwa Anatoti. Yitwa Anatoti. Anatoti wari umugi w'abatambyi, Abalewi nako. Abalewi Imana yarababwiye ngo mu gihe muzinjira mu isezerano, iyindi miryango izahabwa ubutaka gakondo yabo, ariko mwebwe Abalewi ni ryo Uwiteka gakondo yanyu. Ahubwo Imana igena muri buri muryango wose agace runaka bagenera Abalewi. Wayibise? Buri muryango wose aho wahawe gakondo bazakata aho Abalewi bazaba, aho bazubaka, n'ubutaka hanze aho batuye bazahinga. Wabibise? Noneho Yeremiya, amen, nk'umulewi, wabibise, kandi akomoka n'umuryango w'abatambyi, amen, bo aho bahawe igihe abakurambere babo binjira muri Kanani, bahawe agace Benyamini yahawe. Wabibise? Ni amajyaruguru ashira iburasirazuba bwa Yerusalemu, nord-est. Kuva Yerusalemu ujya Anatoti ni ibirometero 5. Mwumva ari kure? Pima kuva hano ibirometero 5. Mwumva ari kure? Hari hafi ya Yerusalemu. Anatoti niwo iwabo wa Yeremiya. None hari Anatoti rero, Hanameli rero afite gakondo. Araho bari nuvuga ngo Imana yashaze ko bagira aho batura Abalewi, hanyuma hanze y'ingo zabo bagire imirima. Ni umurima rero uwo Hanameli umuvandimwe wa Yeremiya
papa bavukana aje kugurisha yisunze amategeko ya Mose, ngo niwe muvandimwe wa hafi ufite uburenganzira bwo kuzungura shekeli 17 niho ukwiye kugura. Nicyo giciro yakiri Yeremiya. None nitwibaze, aje kugurisha mu bihe bihe. Yerusalemu imaze hafi imyaka 2 igoswe, basigaye gusa ko binjira bagafata abantu n'umwami wabo bakabatwara. Amen. No kuvuga mbiriza icyazana uriya na Meri nuko Anatoti yari yagoswe, kuko Anatoti iri hafi ya Yerusalemu kandi ahantu strategique. Abanyababuloni, ingabo za Babuloni zabanje kuhagota na Yerusalemu. Donc Yerusalemu n'imicungararo hari hagoswe. None nta kijyayo, ntacyo hakimumariye, na niyo mpamvu yahombesheje, kuko shekeli 17 muri icyo gihe ntabwo ari menshi. Niyo bindi ngo hariho haramfira ubusa. Ajya rero yitwaje amategeko ya Mose, ajya kubwira umuntu nawe dore Yeremiya hari mu buryo bw'umubiri ni ndembe, nuko akomeye mu mwuka, ariko Imana yaramubwiye ngo araza kuza kandi uraza kugura, kandi ufate abatemwe abagabo, ufate na Baruki umwanditsi, yari na noteri. Baruki yari umwanditsi kandi noteri. Hanyuma upime shekeli izi nizo muza kugura, nimumara mugire kontra. Imana iramubwira muze gusoma igice 32, mugire kontra amasezerano. Sezerano ya mbere, Baruki ashiraho amakashe yuko ari document juridique ifite agaciro. Amen. Haleluya. Hanyuma noneho bibaye habaye kontra ifite kashe ya noteri Baruki ari umwanditsi wa Yeremiya, hakaba rero na kopi yayo. Icyo gihe niko byari bimeze. Ngo nimumara kusinya byose n'abagabo bahari n'abatemwe bagasinya, ngo iriya original n'Imana iravuga. Amen. Ibe sele, ifungwe mu buryo idashobora gusomwa. Amen. Hanyuma n'iriya yindi kopi byombi mubibike, babikaga nimeze nk'inkono y'ibumba, sibyo? De vase d'argile niyo ibikwa, ngo ibikwe igihe kirekire, kubera ko ziriya vase d'argile ntago zatumaga dokima ibora, kuko ibumba rirahumeka. Nta mazi yinjira, ariko ibirimo birahumeka. Urumva Imana ko yavuze? Hanyuma babike kure igihe kirekire. Amen. Mu bisanzwe siko byakorwaga kubyekeye ya kopi, ahubwo ibyabikwaga byashizweho biri sele, bidashobora gusomwa ni ya original. Kopi yo umuntu yayigumanaga kugira ngo niyaba impamvu ayerekane, batarinza kugira gute kujya kumenagura ibifunze ya original, ko byatakaza originalite yayo. Iriya original ikwiye gufungwa, ahubwo ya kopi niyo werekana igihe hari impamvu. Amen. Ariko ya original ibibitswe ntago ibiri sele. None Imana yavuze ngo byombi babibike igihe kirekire. Kubera iki? Ese mwabyumvise? Ntabwo ari ni Imana iravuga. Mu bisanzwe iyo muguzi ikintu, isambu niki, kontra ziri mu buryo hari umwimerere iriya original ikwiye kuba sele, ifungwe, sibyo? Ni nka seal. Hanyuma iriya yindi yo barayigumana, iri ikwiye kuzabikwa igihe basanze yarafunguwe, itaga agaciro. None Imana ivuze ngo zombi zibikwe igihe kirekire. Amaze kubikora rero, Yeremiya akabwira Baruki rero nibibikwe byombi. Mu bisanzwe ko bidakorwa gutyo. Imana itivuga rero impamvu
Yeremiya itavuze umva uko Uwiteka avuze, ngo Baruki arandika, sibyo? Iki gihugu muvuga ko nagabuye mu maboko ya Babuloni, sibyo? Hanyuma n'abaturage bagatwarwa mu bunyage, bazongera bagaruke. Amen. Hano kandi bazagaruka bagura ubutaka, basinya na kontra. Ni ukuvuga ngo rero ya kopi ubu ntabwo muyikeneye kubera ko muzaba mutahari, ahubwo izakenerwa nimugaruka. Ariko ubwo buhanuzi bwa Yeremiya burimo ibyiciro bibiri mu gusohozwa. Nyuma y'imyaka 70 bagarutse, abagarutse nyuma y'imyaka 70. Amen. Bagarutse umwe wese hari liste yaho abakurambere bari batuye. Amen. Hanyuma muri Nehemiya baravuga ngo Abanatoti, amen, barabavuga bagaruka Anatoti. Ni ukuvuga ngo abo Banatoti rero nimba harimo abo mu muryango wa Yeremiya, amen, ubwo rero bakwiye kumenya ko Yeremiya yazunguye bwa butaka. Amashimeje ku mwami. Kadusome Nehemiya 11:32. Baragarutse rero, twumve rero abantu bose bagiye muri gakondo yabo, nimba hariho abo kwa Yeremiya, umuryango wa Yeremiya, amen, bagarutse iwabo Anatoti. Na Anatoti ni Inobu na Ananiya ni Ihasori ni Rama ni Gitayimu ni Hadidi ni Sibeyumu ni Berati ni Rodi na Ono, haba umubande w'abakozi b'abahanga. Amen. Bari baravuga abantu bose uko bagarutse. Twatangiriye aho, ariko iyo utangiriye hejuru no kugaruka kwabo no kuragire batuzwa. Mumvize ko n'Abanatoti nabo bavuzwemo. Urumva ko ya kontra Yeremiya, ubwo rero abo afite amasano na Yeremiya, ya kontra yabafashije kurekipera, kugaruza yaga kondo Yeremiya yazunguye. Ariko ikidushishikaje si ibyo, ko ibyo byarasojwe. Nose ntibyashojwe. Nuzi ko Nehemiya ari mu gihe nyuma y'ubunyage, ko Nehemiya yaje asanga abahungutse bava mu bunyage. Yari umukozi w'ubwami, murabizi. We yaje afite inshingano zo gusana inkike z'i Yerusalemu. N'abayizira bakaza nyuma kwigisha ijambo ry'Imana. Amen. Ingoro imaze kubako. Ubuhanuzi rero bwarasojwe. Mwabyumvise? Ariko iyo usomye rero Imana yaravuze ngo bazagaruka bavanye mu bihugu byose batataniwemo, bazagaruka bagura ubutaka, basinya kontra, nk'uko Yeremiya waguze ubutaka bw'umuvandimwe wawe Anameri, mugasinya kontra. Niyo mpamvu ngo izo kontra original na kopi byabiswe igihe kirekire. Kuvuga ngo rero ubuhanuzi bwa Yeremiya icyiciro cya kabiri cyarasohoye byari ibyo bita mouvement sioniste. Ni ukuvuga ngo mu kinyenjana, amen, cya 19, ariko 18, 19, amen, haleluya, ni intangiriro y'ikinyejana cya 20, abayuda bari baratataniye hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bihugu by'Uburayi no mu Burusiya, baragarutse, amen. Hanyuma abayuda b'abakire mu mahanga y'icyo gihe bashinze ikigega, amen, aho abayuda bashaka gusubira muri gakondo yabo, babaha amafaranga yo kugenda bakagura ubutaka, amen. Kandi igice kinini cy'igihugu cyabo cyari cyarabaye ubutayu.
ariko Imana iravuga ngo nibagaruka ubutayu buzamera. Amen. Baragarutse, Abarabu nibo basanze mu gihugu cyabo, kuko bamaze imyaka hafi 2000 batari mu gihugu cyabo. Murumva ko abaokipa aho n'Abarabu, ariko bari hehe? Batuye hehe? Batuye ahantu hamera, kuko ahatamera ntago bahakeneye, ni umusenyi, ni ibitare. Igice kinini cya Isirayeli imyaka 2000 yose cyabaye ubutayu. Bagarutse umumwe, sibyo? Wabibise? Ntago baza bagura hamera, ko abo Barabu ntibabemerera, baje bagura ubutayu. Wera umuntu aje aguza ubutayu, nsi umusazi? Ni muzima se umusazi? Mu maso y'abariye basanze ni muzima, ni umusazi? Ni umusazi. Niba nibuka ko abora abayuda bagarutse, ahubwo ni abasazi. Ariko nubwo ari ubutayu, iki amasezerano kandi kuri make kubera yuko ni ubutayu, ati ahubwo n'abasazi. Bari barasozwa iki? Ubuhanuzi. Wabibise? Uko bagura niko babwira n'abandi ngo bazi. Iyo fond y'amafaranga yarabafashije abadafite amafaranga. Uko bagenda bagura ubutayu mu gihugu cyari cyabo, Abarabu bakanguka, ubutayu butangiye kumera. Niyo hatangiye kuza intambara kugeza n'ubu hagati y'Abisirayeli n'abari Abarabu bitwanya Palestina n'abandi. Nugusozwa kw'ijambo ryaye Imana avuga mu kanwa ka Yeremiya, ryari rifite double accomplissement. Amen. Double fulfillment, double accomplissement. Accomplissement ya bugufi, gusoza kwa bugufi ni ryari? Nyuma y'imyaka 70. Amen. Hanyuma gusozwa igihe kirekire ni ryari? Bagarutse bava mu mahanga yo, kuko mbere bagarutse bava Babuloni gusa. None Imana yavuze ngo bazava mu bihugu byose nabatatandirijemo. Naba rero ba Netanyahu, naba rero b'Isirayeli buno munsi, apana b'Isirayeli bwene gihugu gusa, Abisirayeli b'Abayuda bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Abo, amen, ni gusozwa kw'iri jambo. None turashaka kwibaza ikintu kimwe niki. Umviriza. Igihe Imana imubwiye ngo agure iyo sambu yo muvandimwe Anamel, byari bifite isobanuro, kuko na Yeremiya nubwo yabyumviye mu isengesho rye wumva ko atabyumva. Reka dusome isengesho rye. Amaze gushira mu bikorwa by'Uwiteka yavuze, yarasenze. Yeremiya 32:16 ugeze kuri 25, sibyo? Hanyuma nurangiza usimbwe kuri 32:36. Amen. Haleluya. Hanyuma ugeze kuri 44. Vuba mwumve Imana yavuze. Nuko maze guha Baruki mwene Neri urwandiko rw'ubuguzi, nasabye Uwiteka mvuga nti, yewe mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kimwe kikunanira. Ugirira nta kintu na kimwe pala. Imirimo yawe irenze ubwenge. Ugirira imbabazi abantu ibihumbi, kandi uhanira abana ibyaha bya base hanyuma yabo. Uri Imana nkuru ikomeye, Uwiteka Nyiringabo niryo zina ryawe. Ushobora inama kandi no mu mirimo ushobora inama kandi no mu mirimo uyikomeyemo. Amaso yawe areba inzira z'abantu zose, ugaha umuntu wese ibihwanye n'imigenzereze ye n'ibihwanye n'imbuto z'imirimo. Washora inama? Oya, ndazi ko wasomye ibyo. Washora inama wumva bifite sense, bifite meaning. Non, c'est pas de ta faute, ntabwo ari ikibazo cyawe, wasomye ibyo.
tu es grand en conseil et puissant en action. Uvuga ngo inama zawe zirahambaye, zirahanitse, nakiri hejuru yazo. Oya, tuba tubafasha kugira ngo ntimube mu magambo atafututse. Ni wowe washyize ibimenyetso n'ibitangaza mu gihugu cya Egiputa, mu Bisiraheli no mu bandi na n'ubu ukibikora, kandi wihesheje izina nk'uko biri uyu munsi. Ni wowe wakuje ubwoko bwawe Isiraheli mu gihugu cya Egiputa ibimenyetso n'ibitangaza, n'ukuboko gukomeye, n'ukuboko kurambuye, n'ibiteye ubwoba bishishana. Mukiraho Yeremiya ariho arabwira Imana. Amen. Biriya byose aravuga Imana yakoze, ariho aravuga ijambo para, kwibyayo irenze. Mumvise sense ya para? Ariho aravuga Imana imirimo itangaje yayo idashobora gukorwa n'indi mana yose, idashobora gukorwa n'izindi mbaraga zose. Iryo jambo para ariho aravuga mu Giheburayo. Maze ubaha iki gihugu icyo warahiriye ba sekuruza ko uzakibaha, igihugu cy'amata n'ubuki. Bakijyamo baragihindura, ariko ntibarakumvira ijwi ryawe, habe no kugendera mu mategeko yawe. Mu byo wabategetse byose ntacyo bakoze, nicyo cyatumye ubateza ibyo byago byose. Dore ibirundo byo kuririraho, umenye ko bazanywe no guhindura umurwa, kandi umurwa ugabijwe Abakaludaya. Uraho Yeremiya iri sengesho ararisenga Yerusalemu igoswe. Nawe ari muri Yerusalemu, ntabwo izagotwa, yagoswe. Iyo bita siege, la ville est assiégée, siege. Sigaye ko binjira. Mumve Imana bafungura ubwenge. Mumve iri sengesho arisenza amaze kumvira Uwiteka, kugura wa murimo muvandimwe we, no gukora za kontra y'amasezerano, sibyo? None ntabyumva. Uraza kumva avuga ati ntago mbyumva, kuko ariho arasenga amaze kumvira Uwiteka, ariko ntabyumva. Ukura mu bwenge gora umurima, kandi igihugu cyafashwe. Ibi ntabwo bikorwa mu gihe cy'intambara. Imana yamubwiye ibintu muri circumstances zitumvikana. Ni nk'uko tuvuge intambara iri ku metero 5 hariya, usibye ko hariya hari amaze gukotwa, hanyuma Imana ikakubwira ati urabizi hari ikibanza cyawe kandi umaze iminsi utacyubaka, tangira undi bikoresho bubake. Wavuga gute? Mu ntambara ni igihe cyo gusenya, si igihe cyo kubaka. Komeza. Dore ibirundo byo kuriraho, umenye ko bazanywe no guhindura umurwa, kandi umurwa ugabijwe Abakaludaya bawuteye, kuko hatejwe inkota n'inzara n'icyorezo. Kandi ibyo wavuze birasohoye, dore nawe urabiruzi. Kandi warambwiye Mwami Uwiteka uti, igurira uwo murima ifeza, kandi witorera abagabo. Urabona nariya hari amakosa. Mubiriza ngo warambwiye uti igurira uwo murima. Somo yo 25. Kandi warambwiye Mwami Uwiteka uti. Aho rero amakosa wagira ngo yamubwiye kera Yerusalemu itaragotwa. Hano ngo néanmoins Seigneur l'Éternel, tu m'as dit achète. Umbwiye ngure umurima, kandi umurwa wagoswe, igihugu cyafashwe. Ntabwo yabimubwiye kera. Imana yabimubwiye umurwa wagoswe n'igihugu cyafashwe na Anatoti wawo ku birometero 5 bya Yerusalemu haragoswe. Niyo ngo duplace ibintu muri temps igihe cyabyo, kuko iyo umva tutabyumvise gutyo twakwibaza ko Imana yamubwiye ngo agurure murima
hari amahoro, kandi yamubwiye ugure igihugu cyafashwe. kandi wambwiye mwami Uwiteka uti igurira uwo murima ifeza kandi witorere abagabo, kandi umurwa utanzwe mu maboko y'Abakaludaya. Nicyo gituma noneho Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iby'uyu murwa, uwo muvuga ngo ushyirishijwe mu maboko y'umwami w'i Babuloni. Imana, Yeremiya yari arasenga, none umwuka watangiye kuvuga. Umwuka watangiye kuvuga amusubiza. Nicyo gituma noneho Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iby'uyu murwa, uwo muvuga ngo ishyirishijwe mu maboko y'umwami w'i Babuloni inkota n'inzara n'icyorezo iti dore ngiye kubakoraniriza hamwe mbakuye mu bihugu byose. Imana rero itangiye kuvuga. Amen. Ese murabyumva ukuntu Imana ikora? Yeremiya yari arasenga avuga ati nubwo nakumviye ariko ntabwo mbyumva. None Imana iramubwiye ati rero uyu murwa muvuga ko wagawe mu maboko y'Abakaludaya, ati dore ngira mbakoranirize mbavana mu bihugu byose. Ese bamaze guhunga? Imana iravuga rero iyo mu gihe cy'iherezo bya bindi twavuze ukuntu bagarutse, amen, mu binyejana byashize bagura ubutaka bwaruba ubwabo. Dore ngiye kubakoraniriza hamwe mbakuye mu bihugu byose aho nari narabatatanarije, mbitewe n'uburakari bwanjye n'umujinya wanjye ndetse n'umujinya ukaze, kandi nzabagarura ino mpabatuze amahoro. Nabo bazaba ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yabo. Nzabaha imitima ihuje n'inzira imwe, babone kunyubaha iteka ryose, kugira ngo bibabere ibyiza bo n'abana babo bazakurikira. Kandi nzasezerana n'isezerano rihoraho yuko ari ntabwo nzabata ngo ndeke kubagirira neza. Nzabatera kunyubaha mu mitima yabo kugira ngo batanyimura. Amen. Maze kuba mwumva byaramaze gusohora. Iyi ni parti, kuko Imana yaratangiye kubagarura. Isirayeli ntiriho, yari yazimangatanye, none iriho. Kuva itariki 14 ukwezi kwa gatanu 1948 Isirayeli iriho nk'ishyanga mu ruhando rw'amahanga. David Ben Gurion niwe yatangaje ko Isirayeli yongeye kuvuka mu ruhando rw'amahanga. Ibyo wa 1948 le 14 mai 1948. Ariko nubwo benshi muri bo batawuze, bamwe barakishe mu mahanga, mu mazina y'Abafaransa, mu mazina y'Abanyamerika, mu mazina y'Abarusiya, y'Abayukrainiye, ariko barimo. Ntibaragaruka bose, ariko benshi baragarutse. None imitima yabo yagarukiye Imana. Ngo rero icyo cyiciro cya kabiri Bibiliya icyita kuvuka ubwa kabiri ku ishyanga ryose, bakagarukira Imana mu kumenya ko uriya Yesu babambye ko ari we Mesiya wabo. Ibyo nibyo dutegereje rero. Ese iyabagaruye nyuma y'imyaka nk'iriya hafi 2000, ibyo bindi byo ko bavuka ubwa kabiri bizananirana. Nuvuga ngo mu gihe kizaza iyo etape isigaye yuko Mesiya bazamenya kuri ya Yesu banzi ko ari we Mesiya, nabyo bizasohora. Bibiliya ivuga uko bizaba, ntabwo tubyinjiramo, ariko ibyo nabyo bizasohora. Bayibizi. Amen. Hanyuma icyo tuhagararaho rero mu nyigisho z'uno munsi niki? Ngo nta kintu gitungura Imana, ntakitangaza. Siko tubwiye, rien n'étonne Dieu. Dieu étonne mais ne s'étonne pas. Imana iratangaza ariko ntabwo igitangara. Kubera iki? Kubera yuko Imana izi byose bitaranabaho, izi n'ukuntu ibintu byose bizarangira. Il connaît la fin de toute chose avant son commencement. Impamvu tuwe dutangara nuko ntabwo tuzi byose. Amen.
iyo abatwari tuzi byose natwe ntabwo twatangara. Sibyo? Nimba wowe nkugira neza uyu munsi ariko ngayishwa yuko uzangirira nabi, igihe uzangirira nabi ntabwo uzatangara, nzatangara. Amen. Murabona ari umuntu witwa Jules César yigeze gutegeka Roma. Jules César, Roma ikiri republike, Jules César yigeze gutegeka Roma. Yari umuntu w'indwanyi ukomeye cyane mu mateka. Amen. Umwana adoptif, umwana yari yarakiriye, sibyo, akamugira uwe. Yari kumwe n'abasenateri, kuko sena yatangiye mu Baroma, mubimenye. Ijambo sena yatangiye mu Baroma. Bayibise. Nibo bwari uburyo bwo kuyobora. Uvuga ngo Jules César yayoboraga na sena. Amen. Aho niho tuvana ijambo sena, niho tuvana muri repubulika. Amen. Respublika, ibya rubanda. Sijyo ko Jules yamaze gupfa, repubulika yakuweho, haza empire, ingoma y'ubwami fasciste yose. Umviriza, Jules César niwe waguye Roma kubera umuheto we kurwana. Noneho sena, igice kimwe cya sena gipanga kumwica, asasina. Muri abo bari bafundise inama yo kumwica harimo n'uwo mwana uwo yakiriye amugira umwana we. Noneho bapanga rero bati sena iramukeneye nkuko bisanzwe nyakubahwa. Amaze kwinjira no kwicara ku ntebe y'icyubahiro cye, babandi bari bahishe nuzi amayepe, inkota. None baramutungura rero, bamujumbagura inkota. Ariko umuntu baje abona haje na wa wundi. Mbere yo gupfa yaratangaye, ntiyatangaye. None igihe Yesu baje kumufata muri kagashamba ka Getsemani, yaratangaye. Igihe bamanika ku giti, yaratangaye. Igihe Yuda yaje abashoreye aje kubereka aho Yesu yarari ninjoro basenga n'abigishwa be, Yesu ntiyamubonye se ko aje muri icyo gitero, yaratangaye. Buri gatatangaye. Nababwiye ko César sena yamupangiye kumwe igice kimwe, bapanze kumwica. Muri abo bapanze harimo n'umuhungu we Ado, yitwa Brutus. Amen. Nawe yari muri sena. Wayibise. Hanyuma bamutunguye baje kumwica yicaye, abona mu baje bafite inkota kumusogota harimo n'uyu Brutus, uyu muhungu we. Ahita avuga rero iri jambo, tu côtes qui mi fili, mu Gifaransa ngo toi aussi mon fils, ngo nawe umuhungu wanjye. Baramusogota arapfa. Uko niko Jules César yapfuye. Amen. Numva ko bibabaje. Donc yarahemutse. Amen. Yarahemutse. Tiko ke mi fili, vuga ngo nawe umwana wanjye. Itariki 15 kwezi kwa gatatu 1944 mbere ya Yesu Kristo. Uko niko igihangange cyitwa Jules César yapfuye. Amen. Un grand stratège militaire dans l'histoire de guerre. Yari umuntu ukomeye cyane. None kubera iki César yatangaye? Ni kubera ko ari umwana w'umuntu, nago yarazi ko bari abandi kunyica, birumvikana. Bari baragwana intebe yanjye. Ariko wowe ntago ari kuba muri aba. Yesu ntago yatangajwe na Yuda, kuko yaranabimubwiye bitaraba. Imana rero ntago igitungurwa, ntago igitangara, kubera ko izi byose bitaranabaho. Amen. Mwabibise? Uyu Jules César we ni ngombwa, kuko n'umuntu ntago yarabizi. Iyo yimenya kuva kera ntago yari kumufata ngo amugira umwana.
ngo yaratunguwe ngo quiconque mi fili toi aussi mon fils, tu es parmi les bourreaux, tu viens parmi les assassins, tu viens tuer ton père, tu viens tuer ton père adoptif. Jekwica wakureze wakugize icyo uri cyo ukabona muri sena nawe wagiye mu bagambanyi. Quiconque mi fili biri no kuvuga fils, umwana. Et toi mon fils, nabona ko hariho sinye gutangara. Yatangaye ni nk'umuntu wagiriye neza ukamuha ibintu byose ukamuvana mu bukene, abana be ukabirusha amashuri, sibyo? Hanyuma rimwe akaba yaza kukugambanira, biragutangaza. Jules César byaramutangaje ko ntabwo yasho kwibaza ko mubaje kumwica ashobora kuba n'uwo mwana we. Amen. Quiconque mi fili et toi mon fils, et toi mon fils, nawe ufashe inkota unsogote, we nagize umwana. Amen, haleluya. Ndetse ndamutse napfuye ni wowe wari kunsimbura, nawe winjiye mu bagambanyi. Amen. Ariko Imana ntishobora gutangara, ntishobora no gutungurwa, kuko yo izi byose bitaranabaho. Iri jambo ryabaye celebre, ijambo muri histoire bararyigisha. Yavuze amateka ya Roma, iriya jambo. Amen. Quiconque mi fili et toi mon fils, nawe mwana wanjye uje mu bicanyi, uje gusogota wakugize umwana. Ibi birigishwa mu mateka ya Roma. Reka rero twanzure kuri iki. Amen. Ntidukwiye na rimwe gutekereza uko Imana izagenza ibintu, nubwo byaba ari ibintu bidafite igaruriro, nubwo cyaba ari ikibazo mu bwenge bwawe ubona ko nta gisubizo, nuko haba ari ingorane ubona yuko nta muryango wo gusohoka, exit. Ntuzigere, nimba wizera Imana, ntuzigere na rimwe ucika intege cyangwa wibaza ngo isituation ntabwo izakemuka. Wabizi? Imana nta kintu kiyitungura, nta kintu na kimwe kitangaza. Nibyo yari yigisha Yeremiya, ati kuri wowe watangaye nkubwira ngo ugure umurima kandi igihugu cyawe cyamaze kugotwa n'abanzi. Amen. Ariko umviriza impamvu, nuko igihe bazavanwa mu gihugu cyabo, noneho atari kujya mu Babuloni gusa, bajya mu bihugu byose mu maso y'isi. Amen. Na mu bwanyu benshi bazibaza yuko Isirayeli ihanaguwe burundu mu mateka. Siko byagenzera? Amen. Amen. Mwigeze mubona ishanga ritsembwa rikava mu gihugu cyabo, abasigaye bakajugwa mu mahanga hirya no hino, bakamara ibinyagihumbi hafi 2, imyaka hafi 2, bakazagaruka ahandi abakurambere babo bari batuye, umurwa wari uwabo bakawugarukamo, ikindi nacyo bakivuga rwa rurimi rw'igihe burayo. Ibyo ntago byumvikanaga. Ndetse abitwa aba théologiens libéraux, aba théologiens, iyo cyane les théologiens libéraux, banditse ibitabo, nuvuga ngo n'aba théologiens atari abanyamwuka, banditse ibitabo amatoni n'amatoni Isirayeli itaravuka kandi nk'ishanga, mbere y'igihumbi kimwe 1948, itariki 15 mu kwezi kwa 14 mu kwezi kwa 5. Ari ibitabo byinshi byanditswe n'abadoktori en théologie, bavuga bati ibyo musoma muri Bibiliya bivuga kuri Isirayeli, sibyo? Ahubwo
ni mu byaplike ku itorero, kuko Israel nizongera kubaho. Amasezerano musoma ngo nawe Israel mushyire ku itorero, niyo Israel nshya yo musano rishya. Murabyumva? Amen. Ibyo musoma muri Bibiliya bivuga kuri Israel mubishyire ku itorero, kuko ayo masezerano n'ayitorero, kuko Israel yarahanaguritse burundu. Wayibise? Nibyo bita rero mu Gifaransa théologie de remplacement. Théologie de remplacement. Amen. Alléluia. Uvuga ngo remplacer Israel par l'église. Iyo théologie rero yagize abayoboke benshi barabyemera. Amen. Kandi urebye ukuntu byari bimeze ku isi, niko byari biri. Abantu binjiye mu mahanga yose bakaba banisha ntibamenye ko ari abayuda, bagahisha identite zabo. Abo bantu bazongera bagaruke mu gihugu cyabo. N'imbere yuko Israeli ishasha ivuka, amen, nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, Hitler amaze gutsemba miliyoni 6 y'abayuda mu Burayi, amen. Hanyuma ikibazo rero cy'abayuda bazabaho gute ko abantu bose bashaka kubica, sibyo? Ikibazo kagira no muri ONU bashatse kubatuza muri Uganda. Bashatse gufata igice kimwe cya Uganda bagihe Abisirayeli, bakemura ikibazo cya antisemitisme cyangwa kwangwa kw'abayahudi. Ariko Imana yavuze ngo nzabagarura mu gihugu cyabo bwite. Iryo jambo ryo ryagonze ONU, hanyuma bagaruka mu gihugu cyabo bwite. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo nta kintu kintungura, nta kintu kintangaza. Igihe muzaba surprised mwebwe abantu, yewe Iteka sinzaba surprised. Bivuga ngo iyo Imana ihagurutse gukora, amen, twebwe turatangara, ariko iyo ntabwo itangara. None se Israel imaze kongera kubishyanga, abari barayihambye mu mateka ntibatangaye? Ati koma bagarutse gute, bavumbutse bavahe? Amen. Sibyo gusa, bakaba bavuga igiheburayo. Dore iyo abantu bavuye mu gihugu cyabo mu myaka generation imwe gusa, sibyo, tuvuge nyuma y'imyaka 40, ururimi ruratakara. Bayibise? Nubwo bagaruka mu gihugu cyabo nyuma y'imyaka 40 gusa, ururimi ruratakaye, n'abarugumanye babavanga n'ibindi. Ariko imyaka 2000, amen, batigeze babishangana namwe ngo barinje mu nationalité yandi, hanyuma bakagaruka mu gihugu cyabo bwite kandi bavuga ururimi rwabo. Comment est-ce que la langue a survécu? Jebura ose cya cyongeye kuba ururimi gute? Amen. Ibyo niyo navuze mu gitabo nanditse La Bible et la science. Que l'hébreu, la naissance de l'hébreu, c'est aussi un miracle historique. Kongera Iheburayo kuvugwa imyaka 2000 ni miracle, ni gitangaza mu mateka. Kugaruka kwabo imyaka 2000 ni gitangaza. Ururimi rwabo kongera kuvugwa rukandikwa, iyo ugize muri Israeli ibi byapa by'umuhanda n'ibindi byose byandikwa mu Giheburayo mbere na mbere, hanyuma mu Cyongereza. Igiheburayo, Cyongereza. Muri office ni Igiheburayo, Cyongereza. Mu mihanda Igiheburayo, Icyongereza. Bibisi. Inama bakora muri Knesset mu nteko yabo ni Igiheburayo. Ururimi babwira abaturage babo ni Igiheburayo. Iyo ni miracle historique. Imana yavuze ngo nimba bizatangaza abantu, jye Iteka nago bizantangaza. Rero twizere Imana muri situation turimo, amen. Ubungu bwacu nibutubwire ngo nibishoboka, uko Imana yo ni Imana itangaza idatangaye, ni Imana itungura idatunguwe. Amashyi menshi ku Mwami.
rero uwizera umwami Yesu ntajya yiheba. Amen. Kuko Imana ishobora gutangaza wowe ariko ntabwo itangara, ishobora kugutungura ariko ntabwo itungurwa. Ntiyatunguye amahanga, yaratunguye. Ntiyatangaje amahanga, wagarura baba teologie libero n'ibitabo byabo ntibakanura amaso. Amen. Icyo bahambye uyu munsi nicyo giteje ikibazo oni yose. Amen. Mu makuru avugwa ku isi kuva Isirayeli yongeye kubishanga kugeza isaha, mu makuru yose avugwa buri munsi buri saha, amen, ntiyashobora kubura kuvuga Isirayeli, Yerusalemu. Wibizi niyo iri à la une, niyo iri à la page. Niyisanga ubwira oni amatangazo itanga niyo Isirayeli ireke kwagura ubutaka, ireke kwigarurira si Jordania. Wibizi ni kuvuga rero ijambo ry'Imana ugize neza waryizera, kuko ntabwo rizigira riferinga, ntabwo rizaneshwa. Icyo Imana yavuze kizakorwa, kabone nubwo muri uwo mwanya kitarakorwa wavuga nka Yeremiya ngo ntabwo mbyumva ukuntu bizaba. Nimvise amasengesho ya Yeremiya, ninde yambuye mu ijambo rimwe icyo yavanye mu masengesho ya Yeremiya. Mu ijambo rimwe, kuba Yeremiya yaragezaho avuga ati Uwiteka nta na kimwe gutungura, mu Kinyarwanda ngo nta na kimwe kunanira, nta kimwe gutungura, nta kimwe gutangaza. Avuga imirimo yose Uwiteka yakoze, sibyo? Kuva muri za Egiputa naye ibitangaza. Hanyuma ageze aravuga ati ariko hamwe n'ibyo ntabwo mbyumva ukuntu umbwira ngo ngure umurima kandi twagoswe. Wabizi aho hari ikintu kimwe, nimba we nk'umuhanuzi, amen, umwuka wera, umwuka w'Uwiteka akamuvugiramo, sibyo? Kuko we ntabwo yari afite impano y'ubuhanuzi, yari umuhanuzi. Ari kugira impano, ari no kuba umuhanuzi. C'était un ministère prophétique. Yari umuhanuzi, ntabwo ari impano y'ubuhanuzi. Yo yari ministère y'umuhamagaro we nk'umuhanuzi. Amen. Uko impano n'umwana muto w'uruhinja ashobora guhabwa abana ako kanya. Twabwiye réveil muri 7 muri byibuka, abo impinja zo kwibere ziganura. Iyo ni impano ishobora gukora umwanya dikore igakora kuri uriya, sibyo? Ariko umuhanuzi aba yamagawe nkuko hamagagwa umuntu mu ivuga butumwa. Uriya n'umuvuga butumwa Philipo l'évangéliste mu butumwa. Yeremiya yari le prophète, Jérémie le prophète de l'Éternel. Amen. Nkuko Eliya yari prophète. Akagera avuga ati iby'Imana yamubwiye gukora yabyumviye, ariko ntabwo abyumva. None ugasanga abantu bamwe barashaka kuvuga ko iby'Imana ivuga byose barabyumva. Ibi byita ni prétention na présomption. Prétention n'ukwishira mu rwego rutari rwo. Umuhanuzi Yeremiya ubwe yarakuvuga ati nabyumviye ariko ntabwo mbyumva. Amen. Igihe uzavuga ngo urabyumva iby'Imana, ngo urabyumva, zabura umubeshyi. Ejo bundi twiziki ngo mugize ukwizera, sibyo? Ku mwana kabuto ka Sinapi mwabwirira musozi shinguka wijwe mu nyanja uzabumvira. Wowe urabyumva wowe? Ese urabyumva wowe? Ntiyago bamwe barabyumva. Wowe urabyumva wowe? None se ni ibinyoma? Uwiteka se ajya abeshya? None se urabyumva? Ntabwo byumva. Amen. Haleluya. Mugende muraza kubona cyane cy'indogobe. Nimugera hariya kiraziritse, nimugigera hafi mugatema kizitura, ba nyiracu barabagurukana ngo muwe mu bagabo we mugiyanye, mubabwire muti umwigisha aragishaka, ngo hanyuma barahita babareka mugenda. Mwe murabyumva mwebwe? Bashaka kuvuga ko ba Petero babyumvise, bagiye baririmba Hoziyana,
reka twishire mu mitwe wa Petero bagiye bibaza iki? Twaragiye twisoma tukaguma aho nitwibaze. Mwaza ko byaboroheye. Hageze ko basangira Pasika ya nyuma, yababwiye ngo mugende nimugera ku marembo y'umugi muraza kubona umugabo wikoreye ikibindi, mumukurikire mbwiti twerekaho umwigisha ari usangire Pasika n'abigishwe. Ngo hanyuma ngo araza kubereka icyumba cyo hejuru, ngo giteguwe. Wibaza ko igihe bagendaga bagiye bavuga ngo haleluya? No, bagiye bibaza nka Yeremiya. Amen. Na niyo mpamvu rero inzira yo kwizera, turi mu shuri ryo kwizera, inzira yo kwizera, amen, ni inzira ibanza inyurwamo abayigendamo n'abantu bakemuye ikibazo, amen, kivuga ngo ese iby'Imana ivuga, ibyo Yesu avuga, amen, byose hari na kimwe cyashirikanywaho? Nimba waramaze gukemura ko nta na kimwe gishirikanywaho, amen, ko nta na kimwe Imana ivuga kitari ukuri, kidashobora kuba, ibyo avuga ni ukuri, kandi isaha yawe igeze birakoreka, kabone nubwo abantu badashobora kubyumva mu gihe Imana ibivuga. Iyo umaze gukemura icyo kibazo, ahasigaye urwana no kumvira. Intambara isigaye byo kumvira, naho kubyumva byo nutegeza ngo uzabyumva, ntabwo uzigera uhaguruka, ntabwo uzigera ubona ibyo Imana ivuga bisohozwa. Kuko icyambere ni ukubanza gukemura ikibazo, ese iyo Imana ivuze, iyo Yesu yavuze nibyo sibyo? Nimba Yesu ibyo yavuze ari byo, kandi niko biri, nimba ijambo ry'Imana ari byo, Bibiliya twereka amaka menshi, ahasigaye urwana no kumvira. Uvuga ngo ukwiye kuba warakemuye ikibazo, Yesu ni ukuri, ijambo rye ni ukuri, full stop. Ahasigaye tangira urugamba rwo kumvira ibyo ijambo rye rivuga, nta bindi. Ariko nimba ukiri kuri kaze ya mbere, ahantu hambere, ngo ese ngo Yesu yavuga nibyo sibyo, wowe uracyari kure cyane, ahubwo iyo nzira ntabwo urayitangira. Murabona ko Yeremiya we yabanje kumvira, hanyuma noneho aza rero kubwira Imana y'ingorane ze nyuma. Yabanje kumvira kuko azi ko Imana itagibeshya, ariko aza kubwira Imana ati ariko hari ikibazo. Mugeze mumva Imana imucyaha, ahubwo yahise atuma turonka rero ubuhanuzi bwuzuye. Imana ishimwe, amen. Rero iyo Imana ikubwiye ngo kiriya kibazo, amen, izere yuko nagishubije. Twabonye ko iyo umuntu agiye imbere y'Imana gusenga, ngo gusenga no gusubizwa bibera icya yarimo ndabyibuka Mariko 10:24, ngo nusenga nushidikanye umutima wawe, wizere ko wabihawe, uzabona. None izo nshinge ebyiri washyira waziha interval, waziha ibihe. Mariko 10:24 nicyo gitumye mbabwirane ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. You have received it. Mu Cyongereza ibi ni ishingikora gukoreshwa ni passé composé. Amen. Amen. Present perfect. Ikoreshwa ryari? Ni ishingikora cyane muri Bibiliya. Ni kuvuga ngo uri arasenga asaba Imana ikintu, sibyo? You have received it. Nuvuga ngo wakihawe already, amen,
mu gihe wategereje gusenga, sibyo, ukabishyira mu bikorwa, wagihawe. Iyo wakoresheje rero ya present perfect cyangwa passé composé mu cyongereza, ni ukuvuga ngo byatangiye kare. Amen, amen. Hanyuma impact yabyo irakomeza muri present. Kuvuga ngo wasenze, wabihawe, byarangiye. Amen. Ahubwo rero uraza kubona resultat. Amen, amen, haleluya. Biri relevant muri present yawe. Ni ukuvuga ngo wowe ufate kubi ubifite. Ce sont deux actions simultanées. Amen. Wasenze, wahawe. Ariko niko bitubigendera twebwe? Niko bigenda? Ntabwo uzabihabwa, wabihawe. Hanyuma ngo uzabona, none ashize muri future rero, uzabona bikoreka. Byararangiye hariya. Amen. Ukwiye rero kubyinjiramo. Kubera iki? Hanyuma ndangije. Kubera iki hanyuzemo ako kanya? Kubera iki? Murabona ni verse imwe irimo ibintu bigari kurusha isi yose. Umviriza. Kubera iki ngo igihe twatangiye gusenga, amen, sibyo, tugitekereza gusenga, tugasenga, noneho Imana imaze gusubiza. Amen. Wabihawe, none gahita ikoresha rero, amen, future iraho, le futur, vous le verrez, muzabona bikoreka. Kubera iki yakoresheje ijambo rero muzabona bikoreka? Ni ukuvuga mberize, Imana yo iba en dehors ya temps, yo iri hanze y'ibihe, ntabwo igengwa n'ibihe. Ariko uri arasenga we agengwa n'ibihe. Ibyo twarabyize iby'umwuka, tubyigira muri monde quantique. Hari isi iyi classique, aho iri governed, iyo itegekwa na causalité, kimwe kibanziriza ikindi, sibyo? Amen. Kimwe kibanziriza ikindi. Ariko muri ya si quantique rero ntabwo ari y'umwuka, ni isi yeduto, aho isi tubona yaturutse, sibyo? Ntabwo ari by'umwuka, isi quantique turi kumwe nayo. Amen. Hano hariho energy nyinshi ikomeye cyane, sibyo? Iri hano n'umubiri wawe n'ibiki byose, sibyo? Iyo si quantique rero irimo energy, ariyo yarivuyemo ibi, yoyo espace na temps, ibyo ntabyo babise. Amen. Na niyo mpamvu nababwiye ngo umucyo iyo utugezeho, ngo wavuye ku zuba ibirometero 150,000 ukamara iminota 8. Nujya kubaza umucyo rero, sibyo, ukabaza foto z'umucyo, ibizana umucyo itwa foto. Ati se uwe foto koko urafite umuvuduko ibirometero 150,000 ukayivuduka minota 8? Murabyuka? Iyo foto ni gusubiza mwebwe muvuge umucyo, sibyo? Ariko umucyo ugizwe n'amakanta, amapaquet d'énergie twa foto, igenda pa, sibyo? Ntabwo umucyo ari ikintu igenda pa, n'amapaquet d'énergie, ni nk'amabiye, agenda arekurwa pa. Babise. Hanyuma ukabaza se wa mucyo we koko urahambaye, iyi 150,000 ya birometero ukayivuduka mu minota 8? Foto nija kugusubiza cyangwa umucyo bakwiye ati mvuduka mva henjaye. Foto yakubwira ngo yewe naho mva naho njye. Mva kuri foto yo ntigeze igenda, kuko muri monde quantique, sibyo? Iyo foto kuko iri muri monde quantique, yo nta bihe bihari. Wayibise? Amen. Bareba, yo ntabwo yagiye. Ahubwo mu isi yacu rero tubona, niho twabonye ko
umucyo wagenze iminota 8 kuva ku zuba kugera hano, ariko iyo ubwayo naho yavuye naho yagiye. Wabizi muri monde quantique rero nta kugenda ugaruka. Ibintu bishobora kuba muri eta zose zibaho no muri position zose zibaho. Iyo bavuze muri monde quantique bashobora kuvuga ngo biti uraryamye cyangwa urabyutse, byombi. Uraryamye cyangwa urabyutse, byombi. Uragurutse tinashitse. Umva byose birashoboka icyarimwe. Niyo bita superposition quantique, bishobora kuba icyarimwe. Niyo si rero Imana ivuga noneho mu mwuka rero, mwizere ko mwabihawe muzabona bikoreka, kubera ko mwebwe mugengwa n'ibihe. Amen. Mu isi y'umwuka mwabihawe, kubera ko mugengwa n'ibihe muzabona ariko hariya nta ibihe bihari, mwamaze kubihabwa. Amen. Haleluya. Ni wa mucyo twebwe tubona ko wagenze, ariko wowe nta wigeze ubaho. Kuva rero mu isi quantique tukinjira muri isi yacu igaragara, amen, niho ibintu bifata igihe, ariko muri isi quantique nta bihe. Niyo mpamvu bakoresha izindi terme, bakoresha le temps de Planck cyangwa la distance de Planck. Ni ibihe ainsi njye taho. Le temps de Planck ni 10 puissance moins 45. Vango ni ugufata seconde imwe ukayigabura ama 0.45. Seconde murabona ni urushinge ngo pa ukagabura 50. Hanyuma la distance de Planck ni 10 puissance 34 mètres. Gufata metero ukayigabana nuvuga ngo rero iyo distance de Planck sibyo 1 mètre de umucyo ugenda seconde ikiyemo ibyo bice 35 uba wagiye se niyo bita temps de Planck cyangwa distance de Planck. Nuvuga ngo hariya muri quantique nta kugenda no kugaruka. Mwabyumvise, l'espace s'effondre, le temps s'effondre. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mwizere ko mwabihawe muzabona bikoreka. Nuvuga ngo byamaze kurangira, byakoretse, ahubwo ko isi yacu igengwa ni kimwe kibanziriza ikindi. Niyo mpamvu ngo dutegereje. Yashubije, turategereje, twese tuvuga ati mwenda tanagusengeye wakize, nta kibazo, wamaze gukira, ariko genda utegereze. Ariko mu isi Imana yavuzemo ntabwo yavuze ngo utegereze kusubizwa, ahubwo ngo wasubije. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tukirero kwiga rero kumenyereza cerveau, ubwenge bwacu gutekereza mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Amen. Tukava mu gutekereza mu buryo bwa causalité, kimwe kibanziki, cyangwa mu buryo binaire, oui et non. Iki kirashoboka, kiriya ni gishoboka. Uko niko isi turimo. Nuvuga ngo ni isi binaire, nuvuga ngo hari bishoboka ni ibidashoboka mu bwonko bwacu. Kandi ni isi linéaire, nuvuga ngo kimwe kibanziriza ikindi. Ntabwo ushobora kubyara utabanje kurongorwa noneho ugatwita none ukabyara. Ariko Mariya we yahise yarabyaye kandi ntigeze aryamana n'umugabo. Sibyo? Sibyo gusa, Imana ibishaka. Amen. Mariya yari kutwita ako kanya agahita abyara, Yesu agahita agira imyaka 30 agahita atangira umurimo we, bitarenze kugira ngo agenda akura. Ariko yaje kugira ngo yinjire mu gihe cyacu kigengwa n'ibihe, aho kimwe kibanziriza ikindi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Mbere yo kubaka inzu ukwiye kubanza kugura ubutaka, siko bimeze hano? Kimwe kibanziriza ikindi.
ariko muri yo si Bibiliya itubwira y'umwuka ariyo shusho ya si kantike, sibyo? Ni kuvuga ngo birashoboka ko inzu iza ikibanza kaza nyuma. Wumvise mama? Inzu ikaza ikibanza kikaza nyuma. Muri ya si kantike niko bimeze. Ni kuvuga rero twebwe tukwiye kwiga rero icyo kintu, kwiga ko mu isi duhamagariwe kwizera. Tukwiye kubanza gukemura ikibazo cy'uko Yesu ibyo avuga ari ukuri. Intambara yacu ikaba ariyo kumvira. Intambara yacu niyo kumvira. Nawe kuba ibyo avuga ari ukuri, byo ni ukuri. Imana ntitungurwa, iratungura. Imana ntitangara, iratangaza. Reka dushime Imana. Urakoze Mwami, turagushima uyu mwanya uduhaye muri ishuri ryo kwizera, kugira ngo tubashe kumenya yuko uri Imana itangaza, ariko yo ntabwo itangara. Uri Imana itungura abana b'abantu, ariko ntabwo itungurwa. Uduhe kwizera Mwami ukuri, nuko ijambo ryawe rikuvuga. Nituzaba abantu bingwiza murongo b'idini gusa, y'imihango n'imigenzo, ariko tugire kwizera kuzima gutuma tugwesha icubahiro muri iyi si turimo. Iri jambo Mwami rikangure benshi, kugira ngo bongere basuzume kwizera kwabo muri iki gihe turimo, tugitegereje kugaruka kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Reka dushimire n'abakozi mu Imana, tubakomere Imana amashyi menshi. Yesu aravuga ngo muzaba muhiriwe ibyo mwigishijwe nimubishyira mu bikorwa. Mwana w'umugisha.